Nshuti bakundwa bene data ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe uduha imbaraga, niwe uduha ibyo tuvuga, niwe uduha gukomera, niwe uduha uburame, niwe uduha ubuzima, niwe uduha abana, niwe uduha ababyeyi mu gihe twababuze. Niwe uduha imiryango, niwe uduha abaterankunga mu gihe byanze. Uwiteka rero ashimwe. Mw'uyu munsi rero ndagira ngo mbasuhuze. Ndasuhuza abisilamu bagize umunsi wo gusenga ejo, ngira ngo ijuma yabo yari ejo, ariko bitewe n'aho bari ngira ngo mu western region bashobora kuba aribwo bagiye gusenga, niba mubyita gusenga simbizi. Hanyuma muri East Africa ho abisilamu barasenze ejo, nubwo ni ugusari niko bambwiye, byiza cyane. Hanyuma ngasuhuza abadivantisite b'umunsi wa karindwi bose, uyu munsi bashobora kuba bagiye kujya gusenga. Hari n'abandi bamaze kubivamo batakijya mu nsengero, inshuti zanjye zimbwira ngo igihe cyo gusenga ngo cyararangiye, izindi zikambwira ngo idini ryifata, mbega ibintu byinshi, ariko ndabashuhuje gusa, si byo nshaka kuvugaho. Ndasuhuza rero abitwa abarokore bose. Ndasuhuza abitwa abarokore bose mbabwira ngo umunsi mwiza, amasengesho meza ku munsi w'ejo. Muzagire umunsi mwiza, muzagire ibihe byiza. Ni ukuri Imana izabarebana amaso y'impuhwe kandi izasubize kwifuza kwanyu kose. Ndasuhuza nanone abantu bo mu idini ya Catholic Church, ndabashuhuje cyane. Kandi mbabwira ngo ndababwira ngo mwihangane ko numvishe ko umushumba w'itorero arwaye, ashobora kuba ameze nabi kandi bishobora kuba hari n'ibirenze kumera nabi. Rero nkababwira ngo igihe icyo ari cyo cyose, ngewe ikintu namenye mu ijambo ry'Imana ni uko rivuga ngo nta torero na rimwe rizabura umugeni. Bivuga ngo muri Katolike tuzabona abantu mu ijuru, ADPR tubona abantu mu ijuru, ariko sorry for the churches, ntari buvuge ko ntaziza amazina zose. Churches zose zitwa abarokore tuzabonayo abantu mu ijuru muri buri church, kandi ntabwo ari shinganwa ko na pasiteri muzajyanayo, sorry pastors. Mu bisilamu tuzabona abantu mu ijuru, mu bangirikani tuzabona abantu mu ijuru, mu ba orthodoxe tuzabona abantu mu ijuru, mu badivantiste tuzabona abantu mu ijuru. Mbega icyo nshatse kuvuga, mu madini yose nayo ntavuze, bihangane nuko ntayibutse, ariko tuzabona abantu mu ijuru. Rero kubw'umushumba wanyu urwaye, bivuga ko arwaye cyangwa se birenze no kurwara, ariko Imana igumye ibakomeze kandi ibahe kwihangana. Rero mw'aka kanya Imana yampaye amagambo. Ni amagambo ari muri Bibiliya. Ni amagambo ari muri Bibiliya, muyumve neza kandi ntihagire uzantera ibuye. Ntabwo ari njye wayanditse. Mu gihe nayabonaga nyahawe kugira ngo nyababwire, nagumye nibaza, ese ndi umuhanuzi? Ese Imana yampamagaye gukora iki? Kuko mbabwije ukuri inshuti zanjye, ndahangaha imbere yanyu mbwirwa ibyo gukora, ariko sinzi ngo ndinde. Ariko kera mbabwije ukuri, nigeze kuba umuntu w'Imana, nayoboye itorero, ndi umukuru w'itorero ahantu. Si ngombwa wenda ko uyu munsi mpavuga, narabwirije, nagaruriye benshi kuri Yesu, nyuma mbivamo tugenda mu mupagani. Ariko mbabwije ukuri, wenda mu buhamya butoya mw'uyu munsi, n'abanjye mu rugo batazi impamvu babonye mfata inzira yo gutangira kuvugira Imana, nubwo ngenda mbivangamo n'ibindi n'amakuru asanzwe, ariko ntibigeze babimenya uyu munsi. Nibabyumva barabyumvira kwicano. Ubutumwa bwampinduye bukangira uwo ndi w'uyu munsi, bukangarurira Imana. Ikintu gitangaje nabwumviye mu kabari. Utengwa iki se? Utitse Imana yabwirira umuntu mu kabari? Yego. None ikintu gitangaje, umuntu wambwirije ubwo butumwa, iyo mubonye ameze nka Aburahamu, ameze nka, urabona ba basaza bo muri Bibiliya mujya mureba ku bishushanyo mukabona bafite ubwanwa bwinshi bw'imvi,
bivuga ngo uriya ari umusaza ufite inararibonye. Umuntu wambwirije ubutumwa ameze nk'abo basaza ni umuntu ukuze ariko ni umunyakuri butangaje. Twari tumaze imyaka irenga 7 tuziranye, musura nkamucaho nkigendera, ariko mugenda narataye numva iby'Imana byaramvuyemo. Yarambwirije kandi ndakizwa. Rero uyu munsi sinzi ngo ndakora iki, ariko ngiye kuvuga iby'Imana yambwiye. Mu by'ukuri reka twirebere muri Obadiya. Obadiya igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere kuko ni igice cya mbere. Obadiya agira igice kimwe gusa. Nitugeraho nategetswe kugarukiriza ndagarukiriza mu munyihanganire. Ku murongo wa mbere haravuga ngo, sorry kubivuga, sinzi niba ari igihe, sinzi niba ariko byari bikwiriye, sinzi niba ari igihe cyabyo, ariko inabihawe n'Imana ndabivuga ko ni ugusoma Bibiliya, namwe mwayisoma n'abandi bose barayisoma. Ku gice cya mbere umurongo wa mbere haranditse ngo, ibyo Obadiya yeretswe. Ubwo ni umuhanuzi nde? Obadiya. Ibi ni byo Uwiteka Imana ivuga kuri Edomu. Kandi Uwiteka Imana yambwiye ngo, aho urajya ubona ngo izina ujye uhahinduramo iryo uzi. Kuko hari ababwiraga bo muri Isiraheli, ariko uyu munsi ntago Bibiliya ibwira abo muri Isiraheli. Bibiliya ibwira ab'isi bose. Ni ukuvuga ngo uwo muri Irake ashobora kuvuga ati iby'Imana yabwiye wenda Bagdad. Uwo muri Turukiya akavuga wenda ati iby'Imana yabwiye sinzi, bitewe n'imijyi ntago nshaka kuyijyamo cyane, ariko ujye ugenda uhindura ukurikije context, ukurikije iki jambo ry'Imana rivuga, uhindure. Ibyo Obadiya yeretswe. Ibi ni byo Uwiteka Imana ivuga kuri Edomu. Twumvise ubutumwa buvuye ku Uwiteka, kandi intumwa yatumwe mu mahanga ati, nimuhaguruke kandi natwe duhaguruke dutere ubwo bwoko. Inshuti zanjye mukurikire, ntago ndi busobanure, nta busobanuro mfite kuri iri jambo. Nasabwe kurisoma, urisomane nanjye, ugendane nanjye kugera turangije, kugera ku murongo wa 10 na kangahe Imana yambwiye kugarukiriza. Yambwiye ngo aho ngaho ubona amazina y'abantu cyangwa y'ahantu uyavane mushyiremo icyo udahindura ni izina ry'Uwiteka gusa cyangwa Imana. Rimwe, ibyo Obadiya yeretswe. Ibi ni byo Uwiteka Imana ivuga kuri Edomu. Twumvishe ubutumwa buvuye ku Uwiteka, kandi intumwa yatumwe mu mahanga ati, nimuhaguruke kandi natwe duhaguruke dutere ubwo bwoko. Kabiri, dore mu yandi mahanga nakugize ishyanga rito, urahinyurwa cyane. Murabumva umurongo? Dore mu yandi mahanga nakugize ishyanga rito cyane, mu by'ukuri nakugize gato, urahinyurwa. Gatatu, ubwibone bw'umutima wawe bwaragushutse, weho utuye mu bisate by'urutare, ukaba mu buturo bwo hejuru cyane, ukibwira mu mutima wawe uti, ninde wamanura akangeza hasi. Kane, haravuga ngo, naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Gatanu, abajura iyo baguteye cyangwa abambuzi baguteraniyeho mu ijoro, mu dukubo haranditse ngo, ukaba waraciwe. Ntabwo nzi impamvu babishyize mu dukubo ngo ukaba waraciwe, aho ntibakwiba kugeza ubwo bihaza. Ndasubiramo, abajura iyo baguteye cyangwa abambuzi baguteraniyeho mu ijoro, ukaba waraciwe, aho ntibakwiba kugeza ubwo bihaza. Abasaruzi b'imizabibu baje iwawe, ntibagira imizabibu basiga yahumbwa. Ngombwa no gusarurwa cyangwa gutoragurwa. Gatandatu, yemwe mwibuke kugenda musimbuza amazina y'ahantu n'ay'abantu, ayo mwumva bikwiranye. Yewe Esawu ko yasatswe, ubutunzi bwe bwari buhishe ko bwahishuwe. Karindwi, abafatanyaga nawe bose
abafatanyaga nawe bose barakwirukanye bakugeza ku rubibi. Abuzuraga nawe baragushutse none barakunesheje. Abo wagaburiraga baguteze umutego ariko ntiwabimenya. Tujye ku 8. Uwiteka arabaza ati, mbese uwo munsi sinzarimbura abanyabwenge bo muri Edomu, ngatuma kumenya gushira, tugendane neza, ngatuma kumenya gushira ku musozi wa Esawu. 9. Temani we, intwari zawe zirahagarika umutima, bitume umuntu wese wo ku musozi wa Esawu yicwa n'icyorezo. 10. Urugomo wagiriye mwene so Yakobo nirwo ruzagutera gukorwa n'isoni cyane, kandi kurimbuka kwawe kuzaba ukw'iteka ryose. 11. Wa munsi wihagarariraga urebera gusa, igihe abanzi bajyanaga ubutunzi bwe, abanyamahanga bakinjira mu marembo ye, bagafindira i Yerusalemu, wari umeze nk'uwo muri bo. 12. Turenda gusoza. Ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so, umunsi yabonyemo amakuba, kandi ntukishime ku Bayuda ku munsi barimbutsemo, kandi ntukababwirane ubwibone ku munsi bagizemo amakuba. 13. Ntukajye mu irembo ry'ubwoko bwanjye ku munsi w'ibyago byabo. Nukuri ntukarebere amakuba yabo ku munsi w'ibyago byabo, kandi ntugasahure ubutunzi bwabo ku munsi w'ibyago byabo. Turenda gusoza. Ntugahagararane mu mahuriro y'inzira. Subiramo 14, mwitondere. Ntugahagarare mu marembo y'inzira kuhicira impunzi ze, kandi ntugatangabe bacitse ku icumu ku munsi w'amakuba yabo. Haleluya. Sinzi iri niryo jambo nawe gusoma sinsobanura, kereka wenda niba hari abantu batumva neza. Narebye muri version y'iyi Bibiliya, nasomaga muri Bibiliya, kanyibereke, ni iyi ngiyi Bibiliya yacu. Hanyuma ariko ngiye gusoma muri Bibiliya yera, version yayo y'icyongereza yavugaga ngo ku murongo wa mbere, the version of Obadiah, this is what the sovereign Lord says about Edom. We have heard a message from the Lord. An envoy was sent to the nations to say, rise and let us go against her for battle. Verse 2. See, I will make you small among the nations. You will be utterly despised. 3. The pride of your heart has received you, you who live in the clefts of rocks and make your home on the heights, you who say to yourself, who can bring me down to the ground. Urumva iyi ngiyi ni version y'icyongereza kuba yumva, ariko sindi buyitindemo cyane. Mu gusoza hariya dusoreje ku murongo havugaga ngo ntukajye mu irembo ry'ubwoko bwanjye ku munsi w'ibyago byabo. Ni ukuri ntukarebera amakuba yabo ku munsi w'ibyago byabo, kandi ntugasahure ubutunzi bwabo ku munsi w'ibyago. Hari kuri 13. Hanyuma 14 akavuga ngo ntugahagarare mu mahuriro y'inzira kuhicira impunzi ze, kandi ntugatange abe bacitse ku icumu ku munsi w'amakuba yabo. Twakomeje turavuga ngo kuko umunsi w'iteka uri hafi, uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa. Ibyo nibyo wagize, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Nasomaga hano mu version rero y'icyongereza ya Bibiliya yera,
urabona ko duhereye ku murongo wa 11 ngo on the day you stood aloof while strangers carried off his wealth and foreigners entered his gate and cast lots for Jerusalem, you were like one of them. 12. You should not look down on your brother in the day of his misfortune, nor rejoice over the people of Judah in the day of their destruction, nor boast so much in the day of their trouble. Twaraje kuri 13. You should not march through the gates of many people in the day of their disaster, nor look down on them in their calamity in the day of their disaster, nor seize their wealth in the day of their disaster. Nshuti zanjye rero, iri niryo jambo nawe kurisoma apana kurisobanura, nuko gusa nabwiwe ngo mbabwire ngo ahari izina ry'umuntu cyangwa ry'ahantu urisimbuze izina ry'umuntu ushaka cyangwa ahantu ushaka kugira ngo bijye muri context yawe. Ndashimira Imana rero yampaye kubona aka kanya ko kubaganiriza muri uyu munsi. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe ku baribonye mu gitondo, murarana amahoro n'amahirwe kuri barigezeho nimugoroba. Umugisha w'Imana ihoraho ibare namwe. Uwiteka ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Nkweretse buri wese wabonye iri jambo nk'uko arimaye ngo arifate nk'uko washakaga ko arifata, umuhe kuryakira nk'uko washakaga ko aryakira, kandi rimukize nk'uko washakaga ko rimukiza, mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo.